Nizo koko wanatatu wakulanina kwa sawa natatu. Yes. Ama zatukulaneza kata tulishima. Yes. Kugira woka ibiti bigurwaneza. Turagushimye Mana yacu. Ibiti bagakamenya. Tugushimye kudukunda tugushimye uko. Mana n'ibihe wewe cyane. Mana n'ibihe wewe wuje. Mana n'ibihe wewe wuje. Urokuza bano imitima yacu yamuje tugamira byose. Uteka byose nawe. Tawusa nawe. Mukomane cyubahiro n'izawe imuzose. Nawe uri mwiza ibintu bye. Uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza iteka ryose warawe. Turakuzamura cyane Yesu Kristo. Twashira kugira ngo dukoreshe turi hano kugira ngo tuvugane natwe turi hano kugira ngo twumve icyo twifuza icyo dukeneye Imana turi hano kugira ngo tugire neza izina rya Yesu icyaro kikavuga Imana cyose muri iri teraniro ikintu cyose cyaza kutwikira ikigiye kugira ngo twe kuvuga ko icyaheza umwuka wera wese kugira ngo tugereho izina rya Yesu turigizayo tubaho mu kirere cyose reka rikubiza bwawe reka tuganira cyangwa n'ababyo bashikaho Yesu Kristo
n'ubuhinzi. Uno munsi wa none batubwije ijambo ryiza cyane, ijambo ryo guhura amatabaza yacu yaka. Badusomera ijambo muri Matayo 25 mirongo wa mbere, umugani w'abakobwa 10. Batubwiye batanu muri bo ngo bari abanyabwenge, abandi batanu ari abafu. Abo batanu b'abafu bategereje umukwe bari kumwe n'abo banyabwenge. Umukwe atinze barahurikira. Mu mwanya mutoya bumva urusaku rwinshi umukwe araje. Bagiye kuboneza amatabaza yabo basanga ari nta mavuta bafite ahagije. Babwira bagenzi babo b'abanyabwenge, barababwira ngo uduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu arimo kuzima. Abo banyabwenge babwira abapfu bati amavuta natwe dufite ntabwo ahagije, nimugende muje gushaka mu bahanjuzi amavuta kugira ngo nawe amatabaza yanyu aze kubaboneye. Nuko bagiye baza gusanga umukwe yahageze. Bakomanze ku rugaragara ati muri bandi ntitwigeze tubamenya. Bwana Yesu asifiwe. Natwe birakwiye ko duhora turi maso, amatabaza yacu agahora yaka. Ibihe byose ugahora witekerezaho, ugahora muri tayari ku buryo umwami Yesu aramusaje yasanga uhagaze neza. Bwana Yesu asifiwe. Kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. N'aka kanya yaza uri mu gitaramo, yaza uri mu kazi, yaza uryamye, yaza uri ahandi hantu runaka. Bwana Yesu asifiwe. Ariko uhore uri maso, itabaza ryawe ryaka. Imana idamugisha. Tugiye gusenga rero, dusengere kino cyifuzo. Tubwire Imana ngo turyame, twaba turyamye, twaba tuzutse, twaba tugenda mu mihanda, ubwiza bw'Imana bunyura kuri twebwe. Presence y'Imana inyura kuri twebwe. Ubwiza bw'Imana bunyura kuri twe. Hari umuririmbyi aririmba ngo tundeke kure. Mana, ntagufite nta buzima sinubaho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kubaho rero utari mu bushake bw'Imana, utari mu Mana, ntabwo uriho. Umuriho bw'umubiri gusa, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo uriho. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusenga rero, tubwire Imana ngo Mana, umana natwe, ubane natwe ibihe byose. Ibihe byose tabaza rihora ryaka. Ubwiza bw'Imana buhora bwabagirana mu bugingo bwacu. Reka dusenge gutyo. Mwami nyir'ibihe, Imana ihebuje twese n'Imana niwe dukomeje kubavuga nawe, niwe dukomeje kugereza dukomeje guhamagara kugereza nawe, dukomeje guhamagara ubwiza bwawe data, dukomeje guhamagara kubafasha igihe cyose mwanyaba dukoresha turifuza data niwe kubona ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Ubushake tugereza cyose turyame n'ijoro cyose turi mu kazi, turi mu ikanisa, turi ahantu hose hose wawe. Presence y'Imana rya Yesu, presence y'Imana, utabaza n'Imana
umuco utari mwiza ukunda kuba ku bantu ariko b'intama. ubundi kora kw'Imana wenda si ukubiri yose wanayirana mu bintu byose mu buzima bwacu bw'ubu, ariko mu muco mubi wicaye ku rusengero abandi bari barimo kuririmba, we ntabwo biba byiza. kereka wenda urwaye cyangwa ufite ikindi kibazo, kuko hagaragaraho amakipe agera nko muri abiri. hari ikipe iririmba, hari n'ikipe bataramiye yicaye. ni ibintu bibi cyane n'ubwirinda. niyo mpamvu mugira judgments nyinshi, mukagira arguments nyinshi, kubera ko kamere irakwataka, ntabwo uri connected n'abaririmba. That's why ushobora mu materaniro, kubera ko tuba turirimbira ahantu nawe uri ahandi, kubera ko wabihugiyeho. ntimukajya mugira uwo muco, ntabwo muzajya ujye ufiringa ibintu waje gukora bikunyure. nkuko wese kubataye wicaye kanabari, niho usanga urasha undi, aho usanga wita ku ikosa, mbese ugasanga utuntu turatuma amategeko dusha. jya uhaguruka, wazamura Imana icyubahiro, wapfukama, indirimbo n'ubwo utayizi yaza kugusanga wagezeho nawe ukayifatira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mujye mubantu bari smart, bari smart. kandi kuba smart ni ukujyanamo. si ukubura umuntu ugangaraye kureba ngo umeze nka plastique, usanga umuntu afite ukuntu ameze kandi ibintu agangaranye nabyo ntacyo bimaze, ntawe bimukiza, agangaranye gusa. Jya wihangana, nyakubyara uhaguruke, ufatanye n'abaririmba. niba uba utayizi cyangwa utanabakunda barimo kuririmba, hari uburyo batagufasha, ariko ufashwe na Yesu. Mwana himbazwe cyane, tuzabona twese kumaza mu buzima bwawe. Haleluya, tuvuge ngo amen. Mwumvise yewe birafasha cyane, bituma hagaragara ikipe imwe abandi. Tuvuge yewe amen, amen, amen. Hano muri tayari mu materaniro, mube tayari mu materaniro, apana kwicara, apana kureba, murakoze. dukomeze indirimbo nubwo mutayizi, ariko tugiye kwiga indirimbo nziza cyane. abari hano mbireba, murayireba ngira muraza kwiga. basi imbere y'Imana, kandi imbere y'abantu, basi imbere y'Imana bishimye, apana kuza imbere yacu urahakurikiza anakimwe, ariko imbere y'Imana urahakura byinshi. maombi yangu afike kwako, moyo uliobondeka utangana. kiu yangu hata nifanane nawe, maombi yangu yafike moyo uliobondeka
Moyo uliwaboneka, utawala
Baba, amasengesho yanjye akugereho Mana. Haleluya. Umutima ushenjaguwe n'uwirengagiza. Inyota yanjye n'inzara yanjye bigushike ubonane nawe. Ulifinyange Bwana. Avuga ngo kiu yangu na haja yangu nifanane nawe. Inyota yanjye n'inzara yanjye byose bigushike. Maze nibikugeraho ulifinyange mbese umvugute nkanda kandi ugira ugushaka noneho bambona. Haleluya. Amen. Haleluya. Abantu bambona babone wowe. Amen. Wakini niba washaka kugira imihigo yo gutera imbere ntabwo dufite amago gupuraninga iby'urugo rwawe nkuko no gupuraninga iby'ubusore bwawe ntabwo uzava hagera muri mwaka. Ni ntabwo dukwiye gusenga kuriya ntabwo Mana umundembe umuri gushaka ngumba muri gushaka ufinyange Bwana Yesu. None abantu baza kumubona batiriwe bashakisha ngo katurere wenda nubwo yari ari mu gasenta cyangwa impamvu yabikoze nuko yari ari mu muhanda. Aho ni hose umbona wese abona Imana. Amen. Atavuga muri abo mubonyeho ikintu kibi. Tuve mu amen. Haleluya. Haleluya. Imana iguru ifinyange ntabwo ni bande abantu bamwe bakora amandazi aribonye ayasi mwese nakanditote unafata igipondo kora amandazi ewa aragikanda ku rwego amagi n'amata bitandukanye n'icyo kintu byose byabifunze kunyuka niko rero yavuze urawe unifinyanga mbese umwanda kandi ku buryo mvunga yitwa gushaka none umuntu naza kumubona ngenda mu muhanda abona. Amen. Nifanye kama
amen Amen. aho duca aho dukorera abo tuvugana nabo abo twirirwana abo twigana utubona wese atari ko nyamara umuntu mubonyemo akamaro haleluya kubw'umwuka wera no koherezwa turakomeza kwibasa Imana iyo ariko mwikunde byose birusha kadukomeze indirimbo ntabwo sinzi bashize ageze zirashushe Amen. Haleluya. Bazamura ibiganza niba twaje materaniro. Tuzamure neza. Haleluya. Bizaje ari bizima. Unifinyange Baba, unifinyange. Watu wote wakinitazama waone wewe. Hamwe n'isengesho ry'indirimbo nayo turirimbye, Kristo ni ukwiye kudutwara. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
atari yagera muri twe ngo anyuke ibiturimo bindi by'imbere nta cyari cyaba. Yego nasomye hariya ngo kwambikwa imbaraga ndengakamere z'umwuka wera kubwo koherezwa. Imbaraga ndengakamere, imbaraga nyine zisumba kamere. Amen. Amen. Niho dusaba Imana ngo idutware ku manywa na nijoro, igere mu mutima, tubashe guhembuka, duhagarare dufite imbaraga. Amen. Tuzamure Imana ibiganza. Tuzamure cyane cyane. Tuzamure cyane. Abinyuma namwe mubikore turebe. Haleluya. Changa agasendere rero turirimbe. Bariyo migisha. Haleluya, haleluya. Oh, yes. Gabanya y'amakuba. Igabanya y'amakuba. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah. Reka turirimba gutyo, tuvuge ngo bariyo migisha iteka yose yagukoreye. Ibuka igihe cyose gitambutse kugeza uyu munsi uri muzima, bitubere amashimwe.
mwebwe byonyine ukagera hano bisobanuye ko hari amahoro mu mutima ufite. Abaye adahari wayahakura. Amen. Haleluya. Ese ndirimbo turayifashe neza neza nubwo isanzwe. Haleluya. Iyo migisha sinzi ko twabasha kuyibara ngo wumve uyisoje. Amen. Umugisha kenshi abantu dukunda kwita ko ari bya bintu ubona wungutse cyane cyane mu mufuka. Rero umuntu uguhaye ifaranga gutya ni kuvuga ngo uzi ko uyu munsi naramukanye umugisha. Niwo mugisha twe tuzi, ariko ibyacu kuri twenyine Imana yakoze ukabyo kuri muzima nta n'utugiripe ufite, uwo mugisha wo ntabwo uba wumva nyine bo bisanzwe. Amen. Tuzamure Imana ibiganza cyane. Haleluya. Agahinda mo, monese
bije byari bije imigisha se Mario migisha Isaiah.
hari ikintu kinini by'uko tuzamura utuntu twasubije Haleluya. cyane hakurya